ndeba abana bacu ndabareba nti yewe isi yose ni imwe. Ipantaro bayikenyereye aha, abandi ngutiya bayikenyereye aha, kandi bari ku ruhimbi. Isi irashize. Umuntu hamye Imana yambaye ubusa kweli ngo ni amajyambere. Ubuntu bw'Imana bitwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose. Nyuma y'intambara nyinshi ziri hariya hakugeza amaze imyaka, ako niko Imana yashize ku mutima ngo mbabwire ngo umwami araza. Ndashimira Imana yaturinze mu mwaka wose ushize, turacyari mu ntangiriro z'umwaka, kandi uyu mwaka wabayemo ibyiza ubamo n'ibyago byinshi, ariko kuba tugihumeka izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndashimira kandi umushumba w'iri torero Bishop Masengo kudutumira kuza kubana namwe muri iki gitaramo cya nimugoroba. Nifuje ntarakomeza kwakira umushumba wanjye. Naje ndi kumwe n'umushyitsi avuye mu gihugu cya Kongo iwacu aho navukiye muri Kongo i Masisi. Umushumba wamfashije ngikizwa, arandera. Babaye mu matorero ya kera, wagiraga umushumba w'itorero ariko ukagira n'umushumba wawe bwite ushobora kujya kubwira ngo dore umutima wanjye. Yaje rero nyuma y'intambara nyinshi ziri hariya hakugeza amaze imyaka, ariko Imana yakinguye umuryango. Ejo arambwira ati ndaje. Yitwa Pasteur Bandora Benjamin, n'umushumba wahitwa Kibabi. Nahaguruke abaramutse. Hindukira bakurebe, hindukira urebe hariya. Uriya ni umubyeyi wanjye. Ibi ngibi mushumba yababwiraga byo kuba ndi umwigisha niho mbikomora. Ni umusaza mukuru nubwo mureba gifite itoto, ni ubuntu bw'Imana. Afite abana n'abuzukuru n'abuzukuruza. Amaranye n'umukecuru we imyaka 46 yubatse. Ni umusaza pe. Ndanezerewe kuko ntabwo twaherukanaga, kandi yaje ahitira ku itorero ajya kubwiriza. Njya kumufatayo ngo aze aho tuje guteranira, mbone mutware ajye kuramutsa umuryango. Ndagira ngo rero tutarasoma ijambo ry'Imana, umushumba yababwiye ngo mbabwire uwo ndi we. Nitwa Masumbuko Ngendahayo Yosuwa. Ndi umushumba ubarirwa mu itorero rya Pentecote ADPR. Natangiye ikiruhuko cy'izabukuru umwaka ushize, ariko umuhamagaro n'umurimo ndawukomeje. Ndi umusaza udashaje cyane ariko ukuze. Izina ryanjye ni izina ribi. Masumbuko ni izina ry'igiswahili rivuga imiruho. Navukiye muri Kongo ababyeyi bacu bahunga intambara ya 59. Ubwo rero data yarahunze kabiri. Mvutse aravuga ngo nimesumbuka kumpata mtoto kijana huyu, anyita Masumbuko, bisobanura imiruho. Nararyangaga, nigeze mubwira ntaramenya Imana ari kuki wanyise nabi. Arambwira ngo nakwise izina rijyanye n'igihe narimo. Ariko nashimye Imana amaze kwakira Yesu. Nasanze muri iki gitabo nkunda Yobu ibice 14 haravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore ni Masumbuko. Ubwo rero turitiranwa muri babazi ndamwese. Ntabwo ndibise, ariko umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye iki imiruho. Abishopu kandi murumva ko ndakuze. Wabutse muri 59, ubwo afite ingahe mwe kuyibara mutanyirukana. Mfite umugore
mfite n'abana Imana igitanga umugisha kuba pastor bakunda kugira urubyaro. Mfite abahungu 4 n'abakobwa 4 n'abuzukuru 2. Ndashimira Yesu rero wampaye kurama akaba mpaye kugira muri urwo rwego mwumva ngezeho kandi ndi mu murimo w'Imana. Bantumira kuza kubana namwe ntabwo bampaye intego y'igiterane, baramwe ngo cy'umwuka azashyira ku mutima abaricyo nzaganirira iteraniro. Ndagira ngo rero dusome ijambo Imana yashyize ku mutima kandi nifuza ko ishyira no ku rurimi ngo turisangire muri uyu mugoroba. Kuko mutanzi cyane rero muranyihanganira, ngende wa deperi ariko sindi imbata y'idini, ndi imbata ya Kristo. Kandi ibyo mbabwira simbabwira deperi, ndababwira Kristo, kandi Kristo wapfuye akazuka akajya mu ijuru kandi akaba agiye kugaruka. Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito ibice 2 n'umurongo wa 11 tugere ku murongo waho wa 15. Tito ibice 2 umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 15. Nyuma kandi turasoma no mu Baroma ibice 13 n'umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 14. Dusome mu izina ry'Umwami. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. Amen. Abaroma ibice 13. Abaroma ibice 13 n'umurongo wa 11 tugere ku murongo wa 14. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya, nuko twiyambure imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara Umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhurwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Ijambo Imana yashize ku mutima wanjye ni ibyiringiro by'itorero, ibyiringiro by'abizera. Ngera hano bwa mbere nasomye iyi nyandiko iri mu Cyongereza ivuga ngo raising people who make a difference. Niko kantu nasomye umunsi ninjira hano mu rusengero. Ntabwo narinje guterana, sinenze kwigisha plito, narinje mu materaniro. Nicyo gihe naraje ndihisha, ntabwo nageze ku ruhimbi. Ariko iriya nyandiko niyo nasomye nyitwara nk'urwibutso rwa Foursquare Church. Ese bisobanuye iki? Raising people who make a difference. Hagira umuntu bitubwira mu Kinyarwanda. Nabonye hano hari urubyiruko ariko harimo n'abasaza nk'abandura buriya ntazi Icyongereza, haba nagaki azi Igifaransa. Uriya mwongereza umuri ruhande nabisobanuri.
wowe ujya uririmba ndakuzi. Bisobanura kurera abantu bazana impinduka. Bazana impinduka. Abo bantu bazana impinduka ni itorero. People who make difference. Abantu bafite itandukaniro n'abandi. Abantu bafite impinduka zitandukanye n'izindi mpinduka zose ku isi ni twebwe. None rero abo bantu Bishop yambwiye ngo mfite umwanya wose ndacyawugira se ko maze gusaza. Abo bantu ni itorero. Hano muri urwandiko Paul yandikiye Tito harimo aya magambo y'ibyiringiro by'abo bantu. Aravuga ngo ndagira ngo kandi muri iyi minsi y'ubusaza nagize amahirwe yo kubona akanya gahagije ko gusoma no gusenga. Maze imyaka 4 uyu ni uwa 5 nta nshingano mfite mu itorero. Kubw'iyo mpamvu rero nabonye akanya nta raporo nsabwa nta niyo ntanga. Nta nama njyamo ndamahoro ndi mu rugo. Iyo banzaniye kawunga n'amata ndarya nkanywa amata. Narangiza ngasoma Bibiliya ngasoma n'ibindi bitabo nkareba televiziyo ngasoma social media nkareba igisirimba musirimba hano. Hari igihe narebye ukuntu basirimba bagasohoka hano babaye ibyuya. Kandi bamwe bamara gusirimba burya tuba tubareba bagapfa kuva hano kuri ritari bamaze gusirimba ntibumve ijambo ry'Imana bakajya hanze. Tuba tubareba babashyize hariya buri bandebe. Mfite umwanya rero wo gukurikira inyigisho z'abandi mu gihe ndafite umwanya wo kwigisha ndi kwiga. Nagize umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana riranezeza ariko mu ryashyize ku mutima wanjye bakimbwira ko nterana namwe ni Tito ibice 2 n'umurongo wa 11 kugera 15. Haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ndi umwarimu ndi n'umubwiriza butumwa ariko ndi n'umwungeri. Ndashaka kuba mwarimu. Ubwo buntu bw'Imana bwabonetse ryari? Ubwo buntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza n'ubuhe? Yohana 3:16 tugende twese tubivuge. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ko mutabivuga byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Ngubwo ubuntu bw'Imana. Imana yarakunze abari mu isi cyane. Abari mu isi basaga bate? Abo yakunze ni bande? N'abari mu isi. Yakunze abari mu isi abarozi, abasambanyi, abajura, amabandi. Abo bose nanjye nawe yaradukunze iduha impano iruta izindi kandi iduhera ubuntu. Iyo mpano yitwa buntu ni Yesu Kristo. Yarabonetse rero aboneka ubwa mbere. Aje ngo abo bose bitwa abanyabyaha umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Iri jambo riravuze ngo ubwo buntu bwarabonetse. Yesu yarabonetse. Kandi amaze kuboneka intego nkuru murayumva ni ukugira ngo abanyabyaha tubabarirwe ibyaha maze tube ubwoko bwe bwite. People who make a difference. Duhindutse tubabariwe maze tugira itandukaniro ry'ubuzima twahozemo nubwo tubayemo. Nicyo cyazanye Yesu kugira ngo duhinduke kandi tugire ubuzima butandukanye nubwo twahozemo tutaramumenya. Ijambo rya kabiri rero riravuga ngo kandi ubwo buntu bw'Imana buje ngo butangiza ishuri. Munyanganire ngo butwigisha. Mfite agahinda gakomeye hari inyigisho yadutse ku isi na hano iwacu irahari.
noneho urubyiruko rwacu rwo rukunda iyo nyigisho kuruta izindi nyigisho zose. Saved by grace alone. Bongo yenu. Twakirijwe n'ubuntu cyane kubwo kwizera, ariko twakirijwe n'Imana ubuntu kugira ngo tube ubwoko bwe bwite butandukanye nuko twahoze ke. Ubwo ubuntu bw'Imana ngo butangiza ishuri, butangiza materinere, burazamuka segonderi, bugera no muri kaminuza. Bishop wanyu afite PhD, niba ari na professeur simbizi, ariko yatangiriye hasi arakomeza ariga agera kuri iki kintu murebe Imana imugejejeho. Ubwo buntu bw'Imana rero buratubyara, burangije buraturera, buratwigisha kuva hasi, buradukuza, ariko ngo bugenda butwigisha iki? Hari ibyo tugomba kureka, hari n'ibyo tugomba gukora, hari ibyo tugomba kwigomwa, hari n'ibyo tugomba kuba byo. Ntabwo agakiza k'ubuntu ngo niturangize dukomeze dusambane, dusinde, dusirimbe, turirimbe. Ariko uzi gusirimba ukanasambana, ukabwiriza itorero, ugashumba itorero kandi uryanga. Itorero rikagira umushumba, rikavuga ngo ni bishop, kandi rimwanga rikaba ryanamuroga agapfa. Ubwo buntu bw'Imana butangiza ishuri, butwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose. Ndashimira Imana abantu bari aha benshi barize, kandi ibyo barabizi, ariko ikimbabaza ntibasoma Bibiliya. Mu gatabo nasomye kwitwa Brown ejo bundi yaranditse ngo social media ngo zisigaye zitwa ni minimum umuntu wese ufite smartphone amasaha make yoyimaraho ku munsi ni 5. Iyo niyo minimum. Pastor, amasaha 5 umuntu ari kuri iki kintu, kandi mu ndebe ntaso niba ntumiye yabampaye sinabitesha rero. Kandi namwe ntimumfusha ubusa, muzaho mvuye. Uzi kumara amasaha 5 umukristo utashobora no gusoma igice kimwe cya Bibiliya, ariko akamara amasaha 5 ku munsi. N'ubu ngubu aha turi bari gusoma. Muzuri sa? Kandi bimbabwira mfite mwabana banjye buriya bishop nawe mfite abana banjye basengera, ntabwo bazi. Mfite akana hano kaba no muri groupe yo kuramya da. Akawese wagiye kwa masenga uteshati, nagiyeyo nyine ntigenda nyine ntibirakureba, upfa kubugiye kwa Yesu. Bibiliya ngo nuko ubwo buntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose. Narivugiye iki gusoma? Nubisoma mu Cyongereza, ukabisoma mu Gifaransa, ukabisoma mu Giswahili, urasanga bitandukanye n'Ikinyarwanda. Haravuga ngo butwigisha kureka uburyo bwose bubonekamo kutubaha Imana, mu magambo no mu bikorwa. Ubwo buntu Yesu atubuza kureka kutubaha Imana uko ariko kose, kwaba ari ibyo tureba, kwaba ari ibyo dukoraho, kwaba ari ibyo tuvuga, kwaba ari imyitwarire, kwaba ari imyambarire. Nimvuga imyambarire muravuga ko ariko ndi wa DPR. Oya, ni ibyanditswe. Bitwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose. Toute sorte d'impudicité, ikintu cyose kidahesha Imana icyubahiro. Ubwo buntu bw'Imana buratubwira ngo oya. Icya kabiri, butwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu minsi ya none. Nasomye igitabo cy'umugabo witwa Francis Schaeffer, naragisomye ngiye kukigura nsanga titre yacyo ntaho ihuriye na content, ndababara. Cyari cyanditseho ngo how should we then live? Mbese noneho twabaho duti?
nkibonye nari mu gihugu cyo hanze ndabana iki gitabo reka nkitwaye nsanga ni igitabo cya histoire ariko ku gatitire konyine how should we then live ni gutabagira ubuntu n'Imana bakamenya Yesu babaho bate babaho muri Tito kandi bakakwiriye kugenda butwigisha kujya tugenda twirinda dukiranuka twubaha Imana mu minsi ya none muri iki gihe kuki tugomba kubaho dutyo kugira ngo ngere ku nyigisho yanyu ngo kuko ubwo buntu bwabonetse haleluya bwabonetse kuwa kangahe bwabonetse kuwa gatanu mutagatifu nimvuga ibi baranyita umugaturika nishaka mbewe si Yesu se kibi nuko naba ndi kure ya Yesu habaye umunsi umwe hari kuwa gatanu umwami ahamagara we yahamagaye bake abajyana mu cyumba cyo hejuru abakorera umunsi mukuru abaha icyo bita igaburo ryera arangiza arababwira ati ibingibi nkoze uyu ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa kugira ngo mubashe kubabarirwa ibyaha ngo arangije afata n'igikombe ngo arakinywa arabaha baranywa atanga amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi kugira ngo bababarirwe ibyaha batangire ubuzima bushya abaha itegeko arababwira ngo mujye mukora ibi mukiri hano kugira ngo mwibuke aho mwavuye uwo munsi barara bamumanitse ku musaraba kandi ahageze asoza bya bindi yakoze nimugoroba imbavu baziteramo icumu amaboko bayashyiramo imisumari imiguru bayashyiramo imisumari barakubita bamugirira nabi ariko ngo arangije avuga ya magambo yose 7 ariko iryanyuma aravuga ngo byose ndabisohoje abayuzuza igitambo abayerekanye ubuntu bwuzuye aravuga ngo niyo mpamvu mukwiriye kujya mugenda mwirinda ntabwo muri abantu basanzwe dukwiriye kubaho tugenda dukiranuka tuzi gutandukanya ibibi n'ibyiza naho ibi baje kubabesha bakababwira ngo once saved always saved ni inyigisho y'ibinyoma iyo umuntu akijijwe abatangiye ubuzima bushya akareka bya bindi agatangira kugenda yubaha Imana akiranuka mu minsi ya none making a difference bajya bakubona ubuye muri Fosco baba bati uyu mukobwa ntasanzwe no mu magambo ye ariko se koko uzaririmba usirimbe nabonye gusirimba aricyo kigezweho muri iyi minsi mfite abana bazi gusirimba n'ingaruka nzabazana uyu munsi bagiye ku ishuri mfite agahungu kitwa Dawidi kajya kambwira kati nanjye ndi umumambure nuko muri Noro niko kajya kambwira sinzi iyo kabikuye waraba mambure ba Side n'aba Noro I don't care wabo muri Noro cyangwa muri Side kuko ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abantu bose bwabonetse butwigisha kureka kutubaha Imana gukiranuka kwirinda kugenda twubaha Imana mu minsi ya none ubwo nibwo buzima bw'abakijwe icya gatatu dutegereje kuki twubaha Imana kuki dukiranuka kuki tureka irari ry'ibyisi kuki tudasambana kuki tutagira ibiganiro bibi kuki nta joke zitubamo abakijwe ntabwo bagira amagambo y'amahomvu n'aya magambo y'ibinyoma umuntu wakijwe ntabwo yambara ubusa umuntu wakijwe arambara akikwiza umuntu wakijwe yubaha ababyeyi umuntu wakijwe yubaha se na nyina umuntu wakijwe afite amabwiriza agenderaho ngaho ari mu byanditswe byera basore bana mwubahe so na nyoko kugira ngo muramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana ibaha umuntu wakijwe yubaha se na nyina utubaha se na nyina Bibiliya iravuga ngo ntabwo azarama azakenyuka
umwana wubaha Imana, umwana wakijijwe na se na nyina bashobora kuba ngo nukuri nagenda aririmbe n'umwana w'Imana, ariko mu gihe cyose usirimba utubaha so na nyoko, zero. Bazaguha amafaranga uzurira indege ujya kuririmba muri Australia, mperutse iri epfo bari bantumiye pastor njyayo, ndeba abana bacu ndabareba nti yewe isi yose ni imwe, ipantaro bayikenyereye aha, abandi ingutiya bayikenyereye aha, kandi bari ku ruhimbi. Isi irashize, umuntu hamye Imana yambaye ubusa kweli ngo ni amajyambere. Ubuntu bw'Imana bitwigisha kureka kutubaha Imana uko ariko kose, nubwo byaba bigezweho, ariko ukamenya ko wubaha Imana. Kuki ibi bintu mbivuze kugira ngo njye muri iyi nyigisho y'akanya gato, ubwo nagize amahirwe nzaba ngaruka, ngo impamvu tugenda mu isi ya none dutyo, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, kandi ngo ibyo byiringiro by'umugisha ngo ni ukuzaboneka kwa Yesu. Haleluya! Yesu naboneka niwe twiringiye, nibyo twiringiye. Ibintu tujya twiringira hano mu isi birenserta. Uziko umuntu aba afite akazi keza, yaratangiye yarafashe n'umwenda wa banki, akubwira ati mfite akazi keza nabonye promotion, ibintu bikaza out of nowhere bakakwirukana, kandi wari warapanze pe. Ibyo ni ibiyiringiro byo mu isi, ariko dufite ibyiringiro bizima, dufite ibyiringiro Paul aravuga ngo ntibikoza isoni. Dutegereje ibyiringiro bizima byitwa kuzaboneka kwa Yesu, kandi naboneka azashyira ibintu ku murongo. Haleluya! Urakoze. Azashyira ibintu ku murongo. Ubu ntabwo birajya ku murongo, ni urukungu n'amasaka turavanze, ni batanu b'abapfapfa na batanu b'abanyabwenge turavanze, ni impyisi n'intama turavanze. Ubu ibintu byose biravanze. Niyo mpamvu y'abantu batureba bagira ngo dusa nabo, ariko ibyiringiro by'umugisha nibiboneka azavangura, ngo nibw'icyo gihe ngo azavuga yeruye. Mumbabarire mumbwire ngo agize ate? Ubu yatugiriye akabanga pe, ariko ngo icyo gihe azerura abonetse ibyo byiringiro by'umugisha nibiboneka, ngo azerura, kandi niyerura nta turning back. Niba utaramekinze difference tukiri hano, ntabwo uzamekinga difference Yesu yabonetse. Bikorwa none, kuko naboneka azakwerurira, azanyerurira, ngo azavuga ngo kuko sinigeze kubamenya. Abazabwira ni abanyempano nkanjye, ngo azababwira ngo bazambwira ngo twarabungeri. Abaririmbyi bati twararirimbaga rigahinda, abanyamasengesho bati twarahanuraga igitangaza kikaba, abasengeye indwara bati twakijije indwara birashoboka. Ngo ariko uwo munsi azababwira, ngo aberurire ababwire ngo nukuri burya biryo byose mwakoraga sinigeze no kubamenya. Ibi byiringiro by'umugisha rero nibyo byiringiro by'abizera. Nashaka kubabwira aya magambo make kugira ngo mbabwire ibintu bikeya twazaniwe n'ubuntu bw'Imana, ariko mbabwire cyane ibyiringiro by'itorero, matumaini ya kanisa. Kubera nshaje, kubera maze guca mu bintu byinshi, nabonye ibintu byinshi. Iyo umuntu afite imyaka hejuru ya 60 aba yararebye. Nge nabaye umuririmbyi muri Kongo, nayoboye korari y'abantu 7, itorero ritaragwira 7 yari korari, bandora arabizi rwose. Nzamanyanga y'abaririmbyi, nabaye mwarimu wakijije evangeliste, nzumudugudu, nabaye umushumba wa paruwasi,
nabaye umushumba w'ururembo n'indembo nyinshi muri ADEPR. Aho ngaho bishop yababwiye nayo baragura ururembo rwa Cyangugu, ariko kubera kuvuga ijambo ry'Imana nazungurutse u Rwanda rwose. Nabaye mu nzego nkuru z'itorero rya ADEPR, nabaye muri biro nyobozi ya ADEPR, narazerereye mu mahanga. Imana yampaye rifuti, imvani yo mu ishambiri iwabo abantu riri arahazi. Nambutse umupaka wa Kongo pieds nus, ninjiye mu Rwanda nta bodaboda, ninjiye mu Rwanda inka zanjye bazitwaye. Aba nibo bampaye itike yo kunzana mu Rwanda, aba bariye mureba. Ariko nza ndi umukirisitu, kandi Imana yari yaravuganye natwe. Nawe arabizi igituma za hano, arabizi hari ibyo Imana yari yaratubwiye. Ariko hano Bibiliya iratubwira ngo iki? Ibyo yaba yaratubwiye byose, n'ibyo yaba yaradukoreye byose, naho yaba yaratunyujije hose, dufite ibyiringiro bisumba ibindi. Dutegereje kugaruka kwa Yesu. Mwarimbye ngo ndamubona araje, ndamubona aza gutwara itorero. Ngibyo ibyiringiro by'umugisha w'itorero bisumba ibindi. Igituma tuvuga, igituma dukora, igituma turirimba, igituma tubwiriza, igituma dufasha, igituma dusenga, ntabwo ari ibintu birangirira. Dutegereje ku mwami waduhamagaye n'ubundi azaza akadutwara akatujyana iwacu mu ijuru. Ibyo nibyo byiringiro by'itorero. Ibi byiringiro by'itorero byitwa kugaruka kwa Yesu. Reka mbabwire nitonze ibintu bine ibyo byiringiro bituremera. Icyambere, ku mpamvu yuko ibyo byiringiro by'itorero bitubuza ibi bikadutegeka ibi byiringiro by'itorero iteka ryose biduteramo ikintu cyambere kiba muri bari abantu umwanditse hari, bidutera guhora twiboneza umunsi ku wundi. Nicyo kintu cyambere kugaruka kwa Yesu gutera mu itorero. Abamutegereje mwe, abagabo, abagore, urubyiruko, abungeri, abantu bose bategereje kuza kwa Yesu, ndagira ngo mukunde ibyanditswe byera, munabisome, munabyige, mubishyire mu bikorwa. Yohana umusaza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:2-3, ntabwo mpasoma, haravuga ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane. Haleluya, turi ku buntu. Nimurebe urukundo rukomeye cyane rwatumye twitwa abana b'Imana. Uwo musaza aravuga ngo kandi uko n'ukuri niko turi. Aravuga ngo kandi icyakora uko tuzamera, ko mutari kundeba, uko tuzamera muri future y'itorero, ahantu tujya muri ibyo byiringiro by'itorero. Yesu naza uko tuzamera ntabwo kurerekana, ntikurahishurwa, kandi nuko tuzasa ntabyo yasize atubwiye. Ariko aravuga ngo niyerekanwa hari ibintu bibiri bizaba. Tuzasana uko azaza sa niko n'itorero rizasa. Icya kabiri, tuzamureba uko ari. Uko ari tuzamureba, atari bitubabwira mu byanditswe, atari marayika, atari mwiyerekwa, atari muri ya myenda yera mwabonye, atari muri bya bitangaza mubona. Tuzamureba uko ari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese ufite ibyo byiringiro byo gutegereza Yesu, nimwumve ikintu ibyiringiro by'itorero biduteza, ngo yiboneza kuko uwo waduhamagaye abonetse. Ndekubwira urubyiruko rw'aba.com bazi kwiboneza. Kwiboneza bisobanuye iki mu Cyongereza, mu Gifaransa? Umuntu wese utegereje kugaruka kwa Yesu, il se purifie. Ariboneza. Kugaruka kwa Yesu gutera itorero
guhora twiboneza umunsi ku wundi. Kubera iki? Araza vuba, n'ubu araza. Kugaruka kwa Yesu gutandukanye n'ubundi buhanuzi yagiye buvugwa mu isezerano rya kera. Yaravuze gusa ngo kuza ko araza. Nta nubwo yavuze ngo azaza, ahubwo yaravuze ngo ndaza vuba, n'ubu araza. Kubera rero iyo event ari ikintu dutegereje, tutazi umunsi n'igihe. Ufite ibyo byiringiro ahora yiboneza. Urakiboneza? Uracyamenya kwihana? Nigeze mbaza umunyamurenge, yarambwiye ati abantu barahangutse. Ntese guhanguka ni iki? Mfite mushiki wanjye arabakunda cyane, yagiye niriya mu misozi yiwanyu. Arambwiye ati barapototse. Ntigupotoka ni iki? Naho ni Igiswahili. Ati wamepoteza matumaini, wamepotoka njia ya mbingu, wamehanguka. Ufite ibyiringiro byo kuza kwa Yesu, kwari buze none, kwararaje, ahora yiboneza ku gato no ku kanini. Yiboneza mu mibereho, yiboneza mu mibanire, yiboneza uko ari kose. Ahora yiboneza avuga ngo umwami araboneye, nanjye nkwiriye kwiboneza. Kubera iki yiboneza? Ndagira ngo mbabwire ko impamvu dukwiriye kwiboneza cyane nuko abategereje kugaruka kwa Yesu barimo ibice bibiri. Daniel yaraberetswe, aravuga ngo bamwe, muvuge ngo bamwe ngo bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka. Abo ni abataboneye. Ngo ariko abandi bazazukira kubona icyubahiro n'ubwiza n'ubugingo. Niyo mpamvu twiboneza umunsi ku wundi. Kubera iki? Mu rwandiko ndabakumbuza gusoma ibyanditswe, sindi busome, ndashaka kurangiza vuba. Uzasoma urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike, uzasangamo amagambo y'Imana avuga kuza kwa Yesu cyane, kugaruka kwa Yesu cyane. Ariko mu rwa Yohana rwa mbere ibice 2:28 haravuga ngo, ndagira ngo aho hantu tuhasoma mwumve impamvu dukwiriye kwiboneza. Urwa mbere rwa Yohana ibice 2:28 ndakomeza kuvuga mu mutwe kugira ngo abantu bumve impamvu twiboneza. Haravuga ngo 28, nanone bana bato mugume muri we kugira ngo niyerekanwe tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Bana bato tugume muri we kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Reka mbabwire iki Kinyarwanda ndagikunda cyane. Kubebera ni ikibando. Kubebera ni iki? Kubebera ni iki? Ni mu Kinyarwanda kubebera. Iyo ubonye umuntu ubereye mu ideni kandi uri mazamo iminsi urizi neza kandi warananze kumwishyura utakibyitaho, urabebera. Yesu naboneka abatejejwe bazabebera. Niyo mpamvu bana bato mugume mu buntu bw'Imana kugira ngo mubone uko muzatinyuka. Mumbabarire mbabwire mu Cyongereza nicyo kigezweho cyane none. Uko gutinyuka bisho haravuga ngo no kugira ngo tuzagire confidence. Confidence mu Cyongereza. Boldness. Yesu naboneka ababoneye bazaba bafite ishema la kumulaki. Haleluya. Bazaba bafite ishema ryo kuvuga ngo nguriya uwo twategereje arabonetse, kandi ngo tuzamusanganira nta soni. Ariko bataboneye
bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Abasambanyi n'abajura n'abahomosexuel n'ababandi birirwa bareba pornography kandi bakariri bazababera kuki? Ufite ibyo byiringiro ahora yiboneza nk'uko uwo mwami waduhamagaye aboneye. Dukwiriye kuba mu Mana neza kugira ngo naboneka tutazabebera. Mwumvise kubebera? Dukwiriye kuba mu Mana kugira ngo dutinyuke, tugire boldness, tube confident. Mushiramanga impamvu nituma dukwiriye gutegereza ibyiringiro by'umugisha bidutegeka kwiboneza. Ngiryo ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, ibyiringiro by'umugisha tubisanga mu Batesalonike. Uyu murongo dukunda kuwusoma twapfushije. Yewe maze iminsi nshingura abantu njya no kubiriyo, n'ubu ndabizi benshi muri mwebwe dufite ibiriyo. Nukuri pe, urebye isi ahigeze, ukareba uko isi ihagaze, ugasoma ibinyamakuru, ukareba kera Imana yajyaga itubwira tukiri mu ishyamba turagiye inka, ikatubwira ngo nzaburiza indege mujya mu mahanga kunkorera, kandi nzabakiza kwambara ipantaro imwe ya Winston n'ishati imwe ya Tarambura, nizo twambaraga kera. Kandi ntimuzambara inkweto imwe, ahubwo muzajya muzihindura. Mu nzu zanyu hazaba hasa naho hari bata kera niyo yari iduka ry'inkweto. Wakugeza iwanjye cyangwa kwa bishop, inkweto wagira ngo ni muri bata. Ariko umwami akatubwira ngo nimara kuburiza izo ndege mukayireba amahanga, muramenye nimuzasa naho muzajya, muramenye nimuzigana imico yaho, kuko nabahamagariye kwera no kwezwa no kumbesha icyubahiro aho muzajya hose. None uyu munsi ndababaye cyane, abantu bari kwigana imico, abantu barigana imico mibi, abantu bataye ubupfura, bataye ubunyangamugayo, abantu bataye kubaha, abantu bataye ntibakimenya bakuru. Samuzi ijambo ry'Imana rivuga mwarubyiruko, ujye uhagurukira umuntu ufite imvi, kuko umuntu ukuze akwiriye kubaho n'abantu bose. None muri bisi ndakurahiye, nigeze ngenda muri bisi rimwe kuva muri 99 ngenda mu modoka, ariko nigeze mbura imodoka umunsi umwe njya muri bisi. Ndicara we, kandi uko mundeba naramugaye, narwaye umugongo, nigeze mpura n'abamayimayi barankubitwa bitwa bahunde. Uriya mugabo arabizi, barankubise banta mu cyobo cya metero 12. Uyu mugongo wanjye warashize. Ndicara noneho kuko nari umukire, naramenyereye imodoka. Abakire si abantu, abakire nibo bantu. Mushimira Imana kubwa abakire. Abakire nibo bantu. Ibi byose biva mu bakire. Izi ni inganda z'abakire zikora tapi. Ibi bintu byose mureba ni abakire babi. Mukomere Imana amashyi yaduhaye abakire, ntukabavume. Ariko abakire ni abantu, ariko iyo batamenye Yesu si abantu, babinyamaswa abantu. Ndicara rero nta modokari mfite, kandi ndi umushumba ndazwi. Ubu abantu benshi hano baranzi, no kuri social media barambona. Ndicara muri bisi, nicaye kankandagira uyu mwene wacu uriho tuziranye, abandi ntabwo tuziranye. Umwana arankandagira, nturambabaza mwana wa arama umushumba guhibahita twegerane. Urumva yamenye ko ndi n'umushumba, yankandagiye ku bwende kugira ngo ambwire ngo ntabwo ari ya jipe, iyi ni twegerane. Ariko twebwe ijambo ry'Imana rivuga ngo nubona umuntu mukuru uzahaguruke. Muracyahagurukira bakuru, murishira umuteto wahaguruka. Aha databuja
ahubwo ureba hirya ngo batakubona cyangwa ukubika igitwe muri shirumuteto kandi uri umuririmbyi wo muri kanaka. Ibisimbesha. Ariko nimwumva bategereje kugaruka kwa Yesu bagenda iteka ryose bakiranuka bubaha Imana birinda ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana ritukwa. Niyo mpamvu bitubikora. Dutegereje ko umwami azavuga ngo nari umukene urangaburira, nari nshonje umicyondya, nari nambaye ubusa uranyambika, nari umunyamahanga uza kundeba. Kandi ibyiringiro rero by'umugisha bijya bidutera guca bugufi. Hari ngo n'abataramutse bishop bamubeshye, bishop araramukanya nyambona ari guhoberana n'abantu bajya bakuramutsa. None se wowe ntiwavuye mu bakirisitu cyane, nanjye mujye muza mu ndamutse. Wageze ngo sinabaye umuririmbyi cyane kandi natiye inkweto, njye niga no gutiza abandi ko nanjye naratiye. Harya ubu ngubu ko musuko niko mwasaga basha, imisaya yari yaramenetse, amenyo abahanze, umuntu udashobora gutwikira amenyo kubera kunanuka. None Imana yabateyeho inyama, mwaziteye ku bandi. Niki gituma wowe utabika uko wasaga nawe wagize ukugenza abandi? Abantu bategereje kugaruka kwa Yesu uretse kwiboneza, hari ikindi cya kabiri kugaruka kwa Yesu kudufasha. Mu Batesalonike ba mbere nabahaye umukoro abariho muza no kurangiriza. Haravuga ngo Abatesalonike ba mbere niho ngiye gusoreza. Paulo yanditse ruriya rwandiko rw'Abatesalonike, tujya dukunda kurusoma ari uko twapfushije, ariko reka mbivuge tutarapfa. Kane Abatesalonike ba mbere ibice 4 n'umurongo waho wa 13. Ndagira ngo dusome duhere ku murongo waho wa 15, ariko cyane 16 kugera 18. 16 haravuga ngo kuko umwami ubwe azagira atera. Mwahabonye kuko umwami ubwe azamanuka ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye. Uko bapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho basigaye duhe ko tugenanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nimwumva ijambo nashakaga. Rero tuzabana n'umwami iteka ryose. 18 mumaranisha imibabaro. Kubwirana aya magambo musome mu Cyongereza, ntabwo ari ukumaranisha imibabaro. Haravuga ngo version imwe iravuga ngo encourage one another, ahandi hakavuga ngo humuriza mugenzi wawe, ahandi haravuga ngo comfort one another. Niba ari ikintu cyitwa ibyiringiro by'umugisha, nibyo biri mu ihumure ry'abizera, kumenya ko Yesu azaza kandi ko tuzabana nawe iteka ryose, kumenya ko azaza nta ntambara tuzongera kumvayo, kumenya ko azaza urupfa karumira bunguri, kumenya ko azaza n'abandi basinziriye tukababona, mumaranisha imibabaro. Kubwira nawe magambo, niba hari comfort ibaho ukaba wabwira umuntu wabuze nyina, wamuhumurisha iki? Umuntu wabuze umugore we, umuntu wabuze umwana, umuntu wagize ibyago bikomeye, nta rindi humure itorero dufite nuko Yesu naza azabishyira ku murongo kandi tuzabana nawe iteka ryose, mumaranisha imibabaro. Kubwira nawe magambo, amagambo yo kugaruka kwa Yesu niryo humure ry'itorero. Nahibi reka ntarasoza mbabwira ko nabonye bishop wanyakunda gusenga, twiye dusenga kera
naye ngiri siribateri ubu nagize ingorane Imana arambabaje narongoye nshaje nukuri narongoye natangiye transition mane kandi wacu kugira ngo umusore azagire 30 abapagani bararaguzaga bagaterekera naho twebwe abapastor bazakugusura akavuga ngo uri muzima cyangwa urarwaye umushumba wanjye yizambwira ati mbwira niba urwaye cyangwa uba muzima masumo ntimushumba ndi muzima naho Imana hari ibyo yanteguriraga ntazi kiri siribateri turasenga tujya mu butaya ahantu turasenga Imana ibwira mushiki wanjye ariho numuvuga butumwa yitwa Edisa Imana iramubwira ngo wowe uzatanga musaza wawe kugera aho Yesu yavukiye naho yapfiriye naho yazukiye uzatanga amasumbuko araza ramwe ngo Imana yambwiye ko nzagutanga kugira iwabo wa Yesu nti uzantanga gupfa nubwo uzantanga gupfa shaho hari ahandi se uzantanga gupfa ni iyeze turagiye uwo muhanuzi arashaje afite imyaka za 80 n'ubu ariho n'umukecuru ukomeye aramwira ngo oya wasobanuriye mushiki wawe nabi aho Yesu yavukiye naho yapfiriye naho yazukiye no kumva azajyayo n'amaguru kandi ubwo turi Masisi ayo wawe hasa no mu bijombo neza ndabana edi wagera mu Isirayeli Imana itagira ibihe Imana ireba hirya y'ibihe hari muri 86 mu mwaka w'ibihumbi 2016 Edisa umuntu araza w'umukristo aramubwira ati genda ngiye passport tujye mu Isirayeli aragenda ajya mu Isirayeli yifotoje ari mumva aho hahandi agezemo ararira arahwera arangije araririmba baramufirima aravuga ngo ubuhanuzi burasohoye ariko nanjye umuhanuzi uwo nguwo arambwira ngo ariko nawe nubwo azagutanga kugerayo uzamutanga gukira ayiwe gukira uzava ku igare ntabwo uzatwara ipikipiki uzava ku igare ujya mu modoka uzava mu modoka ujya mu ndege wa mugabo we uzakira uzubahwa uzaba igitangarirwa uzamenyekana ariko mu myaka y'ubusaza bwawe hari ikintu kizakubaho kigucishe bugufi dore uyu n'umugabo twari kumwe Edisa yagiye mu Isirayeli ngenda taha ndakira pe ndakira mu Rwanda n'ukuri kw'Imana natashye muri iki gihugu nta boda umurande bukonza ariko urayba nta mabinga urareba ukonza ndubahwa ndakomera mbigikenya ngenda mu modoka uyu munsi ndi mwibatire ejo ndi mu jipe ejo nkabanura indege nagiye Suède ejo nagiye bunaka masumuka aragenda bishano ryose ariko nubwo ibyo ngibyo Imana yabikora dutegereje ibyiringiro by'umugisha ibyo nibyo mwisi ibyo nibishira ibyo nibibora ibyo nibirangira kandi bikarangira tugiye risororo ariko umwami ubwe hazaza azamanuka avuye mu ijuru n'ijwi rye bwite na marayika ukomeye n'impanda y'Imana abasinziriye nibo bazabanza kuvamo natwe bazaba bakiriho duhindurwe tuzamuke kandi tuzasa nawe ndiyo matumaini ya kanisa naho kutubwira kujya mu Isirayeli se ninde utajyayo ubuse ko yagiyeyo afite iki kuba narakize se bimaze umubabaro wakubwira ko ukunda ifeza dahaga ifeza no ukunda kunguka nawe nuko wakubwira ko niyo bigwiriye n'ababirya baragwira muza amazina y'abanyarwanda nzabisigira ndi alors bizarya abandi ibyiringiro by'itorero ndagira ngo mbabwire Yesu yaravuze ngo nitumukorera tukamwubaha azatwubahisha azaduha ibiruta ibyo inshuro 100 ariko hirya n'ubugingo ariko ijambo ririmo abakristo batamenya ngo azaduha ibiruta ibyo inshuro 100 hamwe n'imibabaro
hamwe n'imibabaro. Nivuga umubabaro rero abantu none ntibabishaka. Yesu yavuze ngo iki? Umuntu wese ushaka kunkurikira musubize se yiyange yikorera iki? No kwikorera byo bitise no kwikorera umubabaro. Kandi uwo mubabaro kuwikorera ntabwo ari ukuwushyira hano, ni ukuwihanganira. Ariko ihumura rikomoka mu byana mumaranisha imibabaro. Kubwirana ayo magambo. Ibisigaye nzabivuga ntashye niba nzaba nkiriho. Ariko ndashaka kubabwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Ni Yesu azi ubwa mbere, ariko dutegereje ko aboneka inshuro ya kabiri. Kandi butwigisha kureka kutuba Imana kose. Butwigisha kubaho mu minsi ya none dukiranuka, twirinda, twitonda, to making a difference. Ibi ni ibyanyu si byo byanditse ni bishop. Muracyamenyinga difference. Bavuge nabi nawe uvuge nabi, nibaririmba kandi uririmbe. Bakwange nawe ubange kandi muririmbane. Oya. Oya, ufite ibyo byirongera yiboneza kuko aboneye. Kugaruka kwa Yesu kudutera kwiboneza kandi kuduhihumure dushobora guhumuriza nabandi. Imana idufashe, umwami wacu araza vuba. Umwami wacu araza vuba. Amashi menshi, umwami wacu araza vuba. Mbe muriteguye ku mwami wacu aza? Uyu munsi yaza wabebera cyangwa wagira confidence kwaza? Umwiteguye ute? Bisho wavuze ngo ufite umwuka wo gusenga, nge sinzi kuririmba ariko nkunda indirimbo. Mwari muzi ko umukristo nyakuri wakijwe neza adashobora kumara umunsi adatekereje ko Yesu yaza? Reka ndirimbe iki gice numve ko namwe mugifite. Ni mu ndirimbo z'ikinyarwanda haravuga ngo Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi. Ntabwo ari igihumbi, ni amagare ibihumbi. Ngo harimo n'iryo ariko uzi kuzapfa. Yesu niba atinze kuza hari igare rirantegereje. Ariko niba uzi ko hari igare iboneze, n'uyu munsi araza. N'uyu munsi yaza. Mu gitondo nari mu rusengero mbona umuntu aranyandikira aramubwira ngo pastor kanaka wibatsinda n'umugore we n'umwarimu w'umudugudu bakoze impanuka batahiye rimwe. Uwo ni umukristo, ni umukozi w'Imana mugenzi wanjye. Bari bagiye ahantu ari abakristo, impanuka. Pastor n'umugore we bicaranye n'umwarimu. Uko niko Yesu aza. Ibyiringiro byawe nibihe? Ako niko Imana yashize ku mutima ngo mbabwire ngo umwami araza. Mwakaririmye ndafashwa, ndamubona aje gucyura itorero. Yesu araza. Ibyerekana kuza kwe nibi turimo. Nta na kimwe gisigaye. Ari ku rugi araza. Uriteguye? Uyu munsi yaza washobora guhagaruka boti ngwino mu byashobora avuga ngo uwumva iryojwi ngo navuga ngo ngwino mwami Yesu. Umwuka aravuga ngo ngwino, ngo numva wese navuge ngo come Lord Jesus. Ngwino ye. Nimuvuge ngo ngwino mwami. Abamwiteguye mumubwire ngo ngwino mwami. Naho abandi baravuga ngo ntaze ntararongora, ntaze ntarajya Buraya, ntaze yanzu yanjye ntarayibona, ntaze ntarabona inzigeretse, ntaze ntarabona babana, ntaze ntarabona abuzukuru. Azaza barongora bubaka, azabinyura mazaza. Tuvuge ngo ngwino mwami. Icyamakaza adatinze.